mwabyumvishe. Nari narabeshye sinabibonaga amagambo yanjye yarakubabaje umunsi nje nari narabeshye sinabibonaga amagambo yanjye uyu muhanzi niwe washajije washajije imihanda, washije n'abahanzi. Ngira nuko ndimo muri kuyumva mutagira ngo ni telefone yanjye iri kurwigira, ahubwo niko iyi ndirimbo iri ivuga, niko nyine yakozwe. Ikigaragara indirimbo yakozwe na telefone, ariko urubyiruko nyine tujye twihangira imirimo. Gute umujene yafata telefone ye akayifata akayibyaza umusaruro? Wowe n'ubibyaza umusaruro ahubwo ukoze yibwa, ukagura wenda telefone irenze, urabona n'amashusho yakoresheje. Kanze nyabanyurizemo murebe ya murukona aya mashusho kuntu ameze. Murabona yuko hari amashusho muri mwe, hari abantu bafite telefone ifite aya mashusho arenze iyiye, ariko arayifata itangiza ahita yibyaza umusaruro. Afata kuri telefone ye rwose imeze gutya, ifata akora video, arangije anakora audios. Nawe yagiye muri studio, ntago yagiye muri studio mutagira ngo wenda yagiye muri studio, ntago yagiyemo. Abahanzi impamvu bari kurira ngo ni iki, ngo gute bo bajya muri studio bagakoresha indirimbo zirenze inshuro igihumbi, bakazishyira kuri social media zikanga kujya hit, ariko uyu akayikora ikaba yariye hit ingana gutya. Abasitari kwa batangiye kuyikoraho, yabaye no amujama bita ngo ni we Mabure. Ari ikintu maje cyo koza maje kubona ko imihanda gukora ikintu kirenze ntago ari cyo kikwamamaza, ahubwo gukora ibintu nakwita se niki, ibintu titayeho nyine ubona nyine wowe ubwawe uri kubikora ukabona nawe ntago nahantu byakugeza rwose. Ibyo nibyo biri kugeza, biri gufite hano bigeza, bikugeza abantu kure kuri social media. Kuri social media kugenda uzanamo ibintu by'ubuhanga, ugashyiramo ubuhanga bwa danje. Shani gange ntago imihanda wayishobora rwose, ntago biri gukunda. Ubwo ndimo inama nyine n'ubyigo ufite telefone ifata amashusho ameze kuriya, ku buryo rwafata nago rugahirwa, rugakora content yago cyangwa rugakora udushya, ngira ngo abantu tuba dufite impano zitandukanye. Ariko tugikomeza imihanda y'iwacu, imihanda y'iwacu iba yagoranye rwose. Imihanda babaye imihanda mubwiye uti mugeze kuri uyu munota, manza ukande subscribe, ukande like, nonyizo ukande share, utugeze ku bantu benshi. Amakuru naya na hano wayakura usibye hano kuri channel. Kuri channel A1 murabona ko umwana rwose yazamutse, hano batangiye kumukora cover. Abantu batangiye kumukora cover ariko indirimbo, abana iyo umuntu akoze ikintu kikamamara, abantu batangira nyine kugifata bakagikora copy bakakimwaploadingira, aho nyine bakajya uploadinga. N'amacano ndiko n'abandi ko nabakoze amacano bari kumwiyitirira. Kumva nasa ahubwo baragira byuze bitizaho. Uyu mujama rero akaba yamaye ku ma Facebook, kuri TikTok, ariko ikintu cyamwamaje bari barimo kumukwena ngo uti ngo munyumviye indirimbo ko ni migisinze nyine imeze nyine ikozwe. Kumbe nibamenye yuko iyo ndirimbo kubiri kuvuga gutyo ariho Imana yakishije